njyewe ndanezerwa Imana. Yego. Abantu bavuga ko Imana itavuga babikurahe? Dore hari ngo dukwiye gukorera Uwiteka hakiri ku manywa butari bwira. Tugiye kwiga. None niba ufite imyaka 25, 30, uko urumva atariho ku manywa hawe? Muraho neza, murakaza neza abakunzi bacu bakoramya TV1, kuko bisanzwe duhora tubategurira ibintu byiza, tukabazanira abatumirwa beza badasanzwe. Intego yacu ni kugira ngo twungure abantu mu buryo bwo kwizera no gukura mu buryo bw'umwuka. Kuko mureba rero kuri kamera yacu twabazaniye umutumirwa udasanzwe. Aratangira rero atwibwira kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Yego, nitwa Eric Muyizere, mfite imyaka 30, ndi umusore, ndashima Imana, ndi umukristo. Eric Muyizere, amakuru mufite urakomeye, umeze neza? Turakomeye, amahoro, tumeze neza kabisa. Watangira utwibwira, utubwiraho aho waje uturutse? Okay, ubu ngubu ndimo kubikavuga, ariko abantu benshi banzi Nyagatare no mu rugo, ariko muri iyi minsi mbikavuga kubera akazi no gushakisha ubuzima nyine. Urakoze cyane, turagushimiye ko wemeye kutwitaba kuri channel yacu Bakoramya TV1. Ariko hari ibintu wasize ntiwivuze neza. Turabizi ko uri umusinzira. Oya, sindi umusinzira. Ndi umunyarwanda, ariko ndi inshuti yabo. Ntabwo uri umutimbwa? Oya, kandi nzi kuri murumuna wa Cici. Oya, Cici ahari turamusuhuje. Asante kabisa, ariko sindi bwitiriro ubwoko. Oya, urakoze cyane. Mwahuye gute? Niki cyatumye batanya kuvuga ko umutimbwa? Byatangiye gute? Ni ukuba inshuti gusa y'Abanyamurenge, hanyuma nuko birangira nanjye banyitiranyije nabo, kandi abantu benshi batabisobanukiwe bagira ngo ndi Umunyamurenge. Ko nshatse nacyo ndakivuga, ariko ndi Umunyarwanda. No, turavuga mu Kinyamurenge gusa. Nikizaga ndakivuga. Urakoze cyane Eric. None watubwira nk'imirara nkinga y'Abanyamurenge uzi? Kugira ngo n'Abanyamurenge bagukurikiranye baze kumenya ko neza wabanye. Ayo makuru twayavuganye data we. Ariko nagerageza. Nzi Abasinzira, nzi Abagorora, nzi Abanyabyinshi, Abasegege. Yewe kurumva ntabazi wa? Urabazi kabisa? Ndabazi kabisa. Mu by'ukuri abantu benshi badukurikiranye, intego yacu ni kugira ngo twungure abantu mu buryo bw'umwuka. Yego. Kugira ngo abantu bafite ibibazo, abantu bafite ihungabana, abantu bihebye basubizwemo ibyiringiro. Niyo ntego y'icano yacu. Cyane rwose, nanjye ni umuhamagaro wanje wo gukora ivugabutumwa riciye online, ariko cyane cyane tukabwira abantu ibijanye n'imyizerere n'ibyiringiro byo kuzabona Yesu dufite. Yego. Rero uyu munsi turaganira ku bantu bafite ubumuga. Bafite ubumuga mu buryo nabo bashobora kwiyumvamo ko bashobora gukorera Imana, ubumuga bwabo atari igihano ku Mana. Mbese watangira utubwira ubundi ubumuga, umuntu wamugaye ni gute ashobora kwisanga mu murimo w'Imana? Mu murimo w'Imana umuntu wamugaye, ariko uretse ko atari nako bavuga. Iyo tubonye platform nziza nk'izi zigera ku bantu benshi icyarimwe, tuza dukunda kuko dukosora imivugire. Bavuga umuntu ubana n'ubumuga, ntabwo bavuga ngo umuntu wamugaye. Ariko birashoboka. Umuntu wamugaye, umuntu ubana n'ubumuga ashobora gukizwa, ashobora kumenya Imana, ashobora kumenya Yesu, kuko kuba ubana n'ubumuga ntibituma automatically utakaza ubumuntu, kandi ntibivuga ko Imana yakuremye ibihubukiye cyangwa se yarangaye. Imana iradukunda, uko ikunda wewe ni nako nanjye nkunda, ni nako ikunda kanaka. Nta mutoni ku Mana, niko nabivuga.
Eric urakoze cyane, mu by'ukuri wagize neza. Iki kiganiro kizarebwa n'abantu benshi kandi bafite ikintu kizabamarira cyane. None we wasobanukiwe ryari ko ushobora gukorera Imana? Ni ryari wabisobanukiwe bibasha kukubamo ndetse bigukuramo ipfunwe ryo kwegera abandi bantu? Hashize nk'imyaka 5 ngereranyije numvishe ko mpamagarirwa gukorera Imana nyine. N'ubundi nari nsanzwe mu ikanisa ariko bidafashije nyine, bitagize icyo byica n'icyo bikiza. Ariko kuva nko muri iyo myaka 5 ishize numvishe ko nkwiye noneho gutera indi ntambwe nkegera imbere, kandi ko uko utera intambwe uje imbere Imana nayo itera izindi nyinshi gusanga. Kandi ubuzima tubayemo namwe murabizi, ntibigombera kuba umugaye cyangwa utamugaye. Bijya bikenera ko ukuriyetinga ubusabane bwawe n'Imana kugira ngo urebe ko urugendo ufite mu isi wazarusoza amahoro. Hari abantu benshi bumva ko kuba bafite ubumuga byotuma bategera Imana, batoba inshuti y'Imana. Nawe hari igihe wigeze kumva ko kuba ufite ubumuga bishobora kuba utoba inshuti y'Imana? Sinakihagararaho ngo mvuge ko bitabaye, ariko kubera gukurira muri famiye y'abantu basenga, iwacu ni abantu bamenye Imana, rero navuga ko bitankinzemo. Nabigizeho bukeya nko kwibaza impamvu wenda Imana si barabyemeye ko bigenda gutya, ariko sinabitinzemo. Nagize umugisha wo kumenya ko ibiba byose n'iremwa ry'umuntu ryose, namenye neza ko byose bituruka mu bushake bw'Imana, kandi Imana si umuswa wo kugira ngo yibeshe. Buri kintu cyose yakoze, ikintu cyose yashyize mu isi, iba ifite umwanya wacu, iba ifite icyo yagiteguriye. Rero ku muntu wo turaba agaciro cyane. Niki wabwira abantu baheranwe n'agahinda, bumva ko Imana yabataye, bumva ko Imana itabazi? Niki wababwira? Abo bantu icya mbere nabashishikariza ni ukugerageza gusenga. Bakunde gusenga. Nusenga cyane uzajya wumva hari imitwaro imwe n'imwe igenda ikuvaho, kandi gusenga cyane birabohora, uzabohoka. Nukomeza ukabigira ubuzima ukabimenyera, bizaguhindukira nawe ubuzima utangire kumva ukeneye kuba mu busabane n'Imana. Niba ufite n'impano byaba ari akarusho. Fata umwanya wawe ugenda utaramira Imana yawe. Kuba urugero njyewe mfite piyano, mfite gitari, ni gute naba bowadi? Ni gute nakinubira kubaho? Cyangwa ni gute narakarira Imana ngo nje umwanya urwaho Satani rwo gutekereza yuko kuremwa kwanjye bidafite agaciro, cyangwa se ko narenganyijwe, cyangwa ko bitari bikwiye? Oya, byari bikwiye kubera ko Imana yabonye ko bikwiye. Urakoze. Hari abantu babona abantu bafite ubumuga nk'abantu bo kwigizwayo, abantu batari abo kwegerwa, batagomba kugira icyo bakora muri rusange, mu ruhame rw'abantu benshi. Niki wabwira itorero, niki wabwira sosiyete muri rusange y'abantu? Iyo ngingo ndayikunze cyane. Kandi nawe nimba hari aho byaba warakubitanye nabyo ibyo bintu, nabyo wabitubwira. Ndashaka kugira ngo nshishikarize umuntu wese ufite imyumvire, niba ndi buyite ngo mibi cyangwa ipfuye, wumva ko umuntu ufite ubumuga ko adashoboye. Oya, si bikwiye rwose, kuko numwereka ko adashoboye, noneho we
byapfunwe na kwa kwitinya yagiraga n'ingaho uzaba ubikubye kabiri. Ariko abapasiteri mu nsengero mudushigikire, bashigikira abantu babana n'ubumuga. Niba afite impano yo kuririmba mumureke aririmbe, niba afite impano yo gucuranga mumureke acurange, niba kandi adafite impano ni ikintu kigaragara. Impano gasi si ikintu cyo guhisha. Impano ikeneye gushigikirwa iza yigaragaza ubwayo yonyine, kandi umuntu iyo afite umwete birakwiye ko ushigikira ikiri muri we, kandi bireke no kuja mu makanisa gusa, no mu zindi field zose zirimo abantu bafite potential, zirimo abantu bashoboye. Ndasaba buri muntu wese ukurikiye kino kiganiro nashake ku giti ciwe yama agafata gutya agakate akantu k'umunota cyangwa ibiri, akora ubuvugizi ku bantu babana n'ubumuga. Dukeneye amaboko yanyu kuko ni mwebwe mutuma tubaho, natwe ariko dutuma mubaho. Yego, urakoze cyane. Twebwe intego yacu nabikubwiye ko ni ukugira ngo dutangaze ubutumwa bwiza ku bantu bihebye. Hari abantu bihebye cyane, tuza tuzana abantu bafite ubuhamya butangaje babasubizemo ibyiringiro. Wowe watangira utubwira urugendo rwawe rw'agakiza, uburyo watinyutse ukisanga mu itorero, ukatubwira muri makeya nk'urugendo rwawe rw'agakiza. Urugendo rwanje rw'agakiza, n'ubundi njyewe narateranaga bisanzwe, kuko n'ubundi nk'uko nabivuze nakuriye mu ikanisa, nakuze ababyeyi batumenyereza kuja mu ikanisa. Rero ngo mare ngeze ko muri segonderi, noneho ntangira kumva kuko naririmba, kandi nakaza mbigerageza ndi mu rugo aririmba, urugomo nyine n'akavuyo bo mu rugo bakaguserereza, ariko nyine bya burage gusa bidafite imbaraga. Bakavuga bati se kuraririmba gute, ko twumva se nta kintu kirimo, nta kigenda pi. Nkaba mbabwira se mufite amakuru ko ngiye kuja mu ikorari nkaza ndirimba, noneho muzaja hehe? Nzaririmba kandi nzacuranga. Bakabifata gutyo nyine ibintu bidafashije, ariko mare nja mu ikanisa, noneho ngiye kuririmba, ariko kugira ngo nyine urabyumva nawe, abandi bana bangana nawe, kugira ngo bumve ko hari ikintu kiri muri wowe kandi wenda special kuruta ikiri muri bo, bisa nk'ibigoranye. Ariko gahoro gahoro bakagenda babona ko impano ufite ikwiye gushigikirwa. Yewe ndaririmba, ariko kubera ko utaramenyera, utaritinyuka, bisa n'ibigoranye, nanjye ntangira kumva ncitse nk'intege. Ariko kubera ko umuhamagaro iyo uri muri wowe ukabigerekaho no gusenga, Imana igenda imara iyo complexe muri wowe, igutinyura n'ijwi ryawe, umwimerere waryo abantu bakarimenyera gutyo uko riri. Kuko njewe mpaye mvuga, sinzaririmba nkawe, sinzacuranga nkawe, gusa icyo igihe ari cyo, iyo nasenze ndiho amavuta y'Imana, igikuru ni amavuta. Uko ijwi risohoka ko upfa kudahusha note gusa, cyangwa ngo uve muri biti, abantu bamanezerwa bagahwera. None uzuririmba ijwi rya kangahe? Nza ndirimba tenari, ijwi rya gatatu, ariko no kuridinga indirimbo niyo Imana yadupokeje nyine tuza tubikora, cyangwa gucuranga, byose. Oya, turabikora, uraza kuducurangira uturirimbire indirimbo. Turaririmbaho gato buke, abantu babe nkabumva, kandi mutegure imitima yanyu, mutegure neza, mwakira ubwiza bw'Imana, mwakira amavuta ari kuri Muyizere Eric, cyane rwose. munezerwe, kandi Muyizere Eric ababere
urugero rwo gushima Imana, uheze Imana icubahiro aho waba uri hose, waba uri muri Amerika turabasuhuje cyane, abantu bari mu Rwanda namwe turabasuhuje, abantu mu mpande zose z'isi murimo mutegura imitima ko tugiye kuramya Imana, mu kanya turaramya, mu kanya turacuranga, mu kanya turavuga ku ndimi. Mube maso hatagira umuntu uhunyiza, za ruga ziramanuka, hatagira umuntu uhunyiza nyabuna, dorega ubu kera twahaye Umwuka Wera audience yose, ni Umwuka Wera ugiye kuyiyobora cyane rwose. Eric, yego, hari abantu bahura n'ibibazo, nk'ubu hari abantu barwaye bari muri za CHK, hari abandi barwaye bari mu mazu, ariko bagatangira kwibaza ibibazo ndetse bagasanga bari kubaza Imana ibibazo, gusa ni kubera iki nabaye gutya, ni ukubera iki narwaye gutya, ni ukubera iki navutse gutya. Nawe wigeze wibaza ibibazo nk'ibyo? None niki cyaba cyaragufashije kubyisubiza? Aho ariko data we ukuraganira neza, noneho ukora ahantu hose, kandi ni sawa kabisa. Ikiganiro ni kaho waraye mu ihuduma, ni kaho wagisengeye cyane rwose. Rero kuri icyo wari uvuze, njyewe ubwanjye nabaye muri CHK amezi 3 nkiri mutoya, ukivuka nkiri mutoya mfite mu myaka 3 cyangwa 4. Yego. Rero ubwo buzima ndabuzi kuko bubabaza umutima, bukaza butera umuntu ubwihebe, ariko ndagira ngo ubutumwa butambuke. Wikihebe uracariho agaciro ku Mana. Imana ntiyakuretse, Imana ntiyakwibagiwe. Wowe gusa urwane n'amarangamutima yawe ko Satani atakwinjirira. Nta wundi muntu uzana mena ayo makuru yose y'ubwihebe, ukontorore Satani, tumuheze urwaho. Niba urimo serumu, ndagukomeje ubwire kwizera. Niba uri kuri bomboni, ndagukomeje. Niba wacitse akaguru, ubuzima ntiburangiriye aho. Komera nyabuna, komera ushikame. Hari indirimbo kera yarije ariko turaririmba mu kanya. Ariko ubutumwa ntanga nuko abantu bafite gukomera, kuko ubuzima nabonye ko bujya burangira ari uko umuntu nyine agiye rusororo. Ariko niba utarapfa, ntutakaze ibyiringiro. Don't lose hope. Do not lose hope. Ni ukuri, kandi mbivuze nkomeje. Njyewe nza mfata umwanya nkaja mu bitaro bimwe na bimwe, kasura abantu gake, namara ngasenga nkagenda. Kandi uwo mugisha nsaba ni umugisha ukomeye. N'abandi mwese ndabashishikariza mujye mugenda musura abantu. Hariya niho uza ugera mu bitaro ukaza umenya amakuru y'ahisi igeze, ukamenya urukundo Imana wowe gukunda, nubwo ubona ubuzima butakoroheye. Ariko iyo ugiye hariya niho hantu honyine nabonye umuntu azatemberera akagaruka yitekerejeho, akagaruka ubwenge yabusize ku gihe, agarukana amashimwe. None rero mukomere, urugendo ni rurerure kandi tuzagerayo amahoro. Urakoze data. Hari abantu basenga ariko ugasanga aravuga ngo Imana ngo ntizimwumva kubera ibibazo arimo, kubera intambara arimo. None seri, wewe ni ryari wamenye ko Imana izi kumva koko? Kuko gusenga ni kimwe no kumenya neza ko Imana iri kukumva kuko uri kuyisengera. Wewe ni ryari wamenye ko neza uhamya n'umutima wawe ko Imana ikumva kandi igukunda? Ikibazo kirasa nk'igikomeye, ariko turagerageza kugisubiza. Kugira umenye ko Imana ikumva, uko ndumva bisa ngaho bikomoka ku bintu nka bibiri. Umwuka Wera Yesu yadusigiye, niwe wenyine uzi ukubwira ngo kino kintu wakora ni kibi, kino kintu wakora ni kiza. Habe nubwo nta muntu wagusabiye umugisha ukumva ko kiguhesheje umugisha. Noneho niba ari kibi kikakubwira kuko ukoze nabi, ubambishije Kristo ku musaraba. Nanone ibyo byonyine, ubwo bwenge ni Umwuka Wera wenyine twasigiwe ubimenyesha. None rero no kugira ngo umenye ko
isengesho ryawe ryatambutse yego uza wenyine uhudumiya ukaza wumva ijwi rya Mwuka Wera rirakubwiye ngo data we ushima Imana icyo wasengeraga kirashubijwe. Icyo ni kimwe. Mu bundi buryo yego kugira ngo umenye ko Imana yakumvishe bituruka mu busabane usanzwe ugirana n'Imana n'ubusanzwe. yego Niba utarasabana n'Imana, niba utarumva amavuta, niba utarumva niba ndi bubyite ngo iki, utarumva Mwuka Wera kuganiriza, utarumva irindi jwi, utarumva imbeho ikwishe kandi ari ku manywa, yewe uracyari kure nyabuna. Ariko ni ukuri Imana izikoresha Mwuka Wera niwe uzi utumenyesha kuko twumvishwe mu ijuru. Kandi iyo usenga usaba Imana ko ikwishimira. Burya twebwe kwishimira Imana ni ngaho tubitegetswe kandi birakwiye. Ariko ariko kumenya wowe noneho ko Imana yakwishimiye kera ubwo iba yagushubije, iba yaguhaye amakuru yose. Ni gutyo nasubiza cyane rwose. Eric urakoze cyane. Hari abantu badasobanukirwa ko baje ku isi bafite ubutumwa Imana yabahaye. Buriya rero abantu bamugaye cyangwa abantu bavutse babana n'ubumuga, nibagiwe ariko babyita abantu babana n'ubumuga, nabo harimo basobanukiwe ko mbese kugira ngo bagere ku isi. Ese nabo bana n'ubumuga, nabo bafite ubumuga, abantu bafite ubumuga tubigire kiriya kuko biragoye, ariko gahoro gahoro tuzagenda abantu bazagenda babyumva babimenyera. Abantu bari kubera tukabivuze mu buryo butari bwiza, ariko urumva kuri muri adufashe kandi ukadufasha cyane cyane. Umuntu w'umugabo cyane. Yego Eric, ni abaye bavuga ubutumwa babiri ukunda cyane mu Rwanda? Mu Rwanda kandi Antoine Rutayisire uwo ni umwe. Yego undi nkunda ni Pasiteri Kado na Mudaheranwa. uratubwira icyo bakundira. Antoine Rutayisire uratubwira icyo umukundira, Kado icyo umukundira, na Mudaheranwa icyo umukundira. Aho Rutayisire ajya agira umuhamagaro wo gusengera urubyiruko n'abantu bataramenya amakuru y'urushako, kuko impuguro ze nyinshi mba numva ariho zishingiye. Yego ariko wowe urumva wowe ufatira mu rubyiruko? Sindashakaga, ariko mfatira mu diaspora nakubona abageni bariyo bazaza nomero yawe. Hanyuma Kado nkunda ukuntu atambira Imana. Ni icyitegererezo cy'umupasiteri utamba kabisa. Nanjye nareba video ahatamba cyangwa twataramanye nagira uwo mugisha, avuga ni kabisa igitambo cyacu Imana iracumvisha cyane rwose. Hanyuma narivuze Mudaheranwa ntaza aca ku kuri, aza akivuga ukarakara cyangwa ukanezerwa, ariko avuga ukuri uko kuri. Ni umugabo nyine ufite ukuri kwinshi mu nyigisho ziwe. Nawe abayumbe hari abayumbe uzi Eri? Abayumbe gani kaho ntabazi gusa nyine barwereka tubazi, barwereka ndabazi kandi baza babikora neza. Ese igisimba uragikunda Eri? Ayiwe narapfuye narahwereye ndagikunda gusa nyine kubera ko ndi umucuranzi. Nkunda muzike muri rusange kandi classic music. Igisimba uzi kubicuranga? Buke cyane. Buke pe. Wowe bya pade ntubizi? Pade ibyo nzabyumva, ariko pade ndazizi ndazicuranga, ariko amavuta yanjye y'igisirimba ni nkaho ari make. Ni make cyane. Wowe nibera muri muzike iri classic. Ni byiza rwose, byiza. None tugiye kugera ku baririmbyi. Buriya abaririmbyi bashobora kuba bagufasha, nabo ugomba kuvugamo nka babiri kugira ngo nabo bakumve bamenye ko hari icyo bakoze ku buzima bwawe. Ayiwe noneho se
abaramyi bose, ariko hari kamwe ntari bugende ndavuze. Buriya miririmbire n'imyandikire niho ruzingiye. Kaba wenda uzategura ikindi kiganiro tuvuge ku muziki byihariye. Imyandikire hari muri ibyo numvisha warinze indirimbo ngo kubita utababarira. Oya ye. Bene izo ngizo. Bene izo rero, izo nizo mutaye. Kandi abantu bakeneye izururutse imitima. Yego. Buriya Mbonyi, Israel Mbonyi. Shout out to you bro. Njyewe imyandikire yawe ndayemera. Amavuta kuriho ndayemera. Sinzi amenya niba uzandika indirimbo uri muri buno buzima bisanzwe cyangwa uzuhudumiya Imana ikaguha amerekezo yose. Ni umuhudumizi mu rwego rwo hejuru. Ni umura kabisa. Ajya asenga cyane. Muhaye respect. Yego. Yego, muhaye respect Ben and Chance. Namwe mwandika neza, muririmba neza, ni ukuri. N'abandi ga mwese ndabakunda, ndabemera, ariko nyine bari bambayije babiri, kandi muri babiri mwese ntimwoza. Cyane rwose, nta kibazo kirimo, ariko Ben na Chance bazi kwandika rwose. Yego. Kandi bandika indirimbo zisubizamo abantu ibyiringiro, zisubizamo abantu kwizera Imana, kumva ko Imana ishobora gukora ibyananiye abantu. Yego. None muri buno buzima hari ibintu waba warahuye nabyo by'amagambo bigashyira nko gusubiza inyuma mu muhamagaro wawe? Cyane. Akaba n'igihe uba mu ikorari, ariko yose ubukristo ubwo nabwo ugasanga nka kondukiteri ntakwemera, cyangwa se umucuranzi mucurangana wenda uramubakinga iyo adahari, ariko ukabona ntakwemera, ntashaka no kuguha umwanya ngo nawe niba utarazamura urwego uzakure. Hari umugabo umwe numvisha avuga ngo abacuranzi ngo nabuzukuru ngo bakaye. Yarababesheye. Ntiyabeshe abacuranzi. Ishari bararigira koko. Ariko yewe dufite umukoro wo guhindura amakuru. Kera ni igitutsi kituriho twese, ariko ni ukuri umenye neza ko imvana ikurimo nincuranga sinzoyikwaka, kandi nawe nucuranga suri bunyaka iyanje, kandi tacu ufite siyo mfite. Yego. Amavuta kuriho si yandiho. Ninkubwiriza ni nk'abavugabutumwa. Kabavugabutumwa tiwabwiriza Bibiliya ngo uyimare wenyine. Cyane. None uzugirira ishari mwene so. Avuze Luka, akavuga Matayo, habiki. Ibintu by'ishari n'umutima mubi si karagiteri y'abakristo. Abantu babifite yemwe ishari ni ribi, kandi nta umusaruro wundi rizana uretse kubyinja umutima wawe, ejo bundi bakakujana depresiyo yakurenze. Tubane mu mahoro, Imana ufite nanjye iyo mfite tuzikoreshe kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro gusa. Oya ni byiza rwose. Buriya ishyari ni ribi. Ishyari ni ribi, ribyimbye umutima gusa, kandi ubwo warigiriye nta kibazo afite. Si na karagita, si n'ingeso Imana idutoza ngo wenda uvuge ngo yaye ngo mu bintu Imana idusaba ngo hagomba kubamo n'ishari. Oya, uwo ni umwuka wa Satani. Rero tugende tuwureke. Tuwureke rwose. None korali ya mbere wabanjirijemo ni iyihe? Nabo niba bari kukumva bagusuhuza. Korali naririmbyeho bwa mbere. Ayiwe ni korali bita Urukundo. Rero iba Nyagatare, kandi muzaze tuje gutarama Nyagatare. Ukunda gutumiye nawe. Tuzoja Nyagatare, twame dukoreraho kurusedi y'iminsi 3. Kandi abantu bazihana kubera umwuka w'Imana uzamanuka aho ngaho, azaba ari benshi. Ni kubw'inyungu z'ijuru, mugende mutegure ibiterane, kandi dusange abantu kuri tere nyabuna. Tangaza byarabaye, abantu basigaye bashaka kubwiriza no kuririmba mu ikanisa. Uwageze mu ikanisa byibura uwo ngo afite ijisho rimwe, ariko
hari abandi badafite ijisho, hari utarora habe namo, kandi mwe nabo bari mu mihana, tugende tubasanga mu mihana, nk'amakurusedi, ibitaramo, amakonseri, ko bitakiba habaye iki? Tugende dushake abantu, dushake intama zazimiye, iziri mu ikanisa gazo umunsi wayo nugera izofatwaho yamikizwa, ariko tujye gushaka kuvugisha cyangwa gusa urayinezererwa ariko ntiratangira kuvugisha. Njyewe ndanezerwa Imana. Yego. Imana si kenshi, ariko hakaba igihe tuganira nkumva nyine irambwiye kabisa amakuru, kandi ayo makuru ikimenyimenyi cy'uko izivuga, yego, bigasohora, bikaba amaso yanjye akabibona. None se abantu bavuga ko Imana itavuga babikurahe? Imana iravuga, ahubwo wowe washoye imbaraga zingana iki mu kuyishaka? Yego. Hari urubyiruko rw'abasore n'abakobwa bari mu bintu bidahesha Imana icubahiro, bafite imbaraga, bafite ubushobozi, bakagombye gukorera Imana mu butoya bwabo. Abo se twabagerera ubuhe butumwa? N'ubundi ko turagana ku musozo, ariko abo bantu, urwo rubyiruko, yewe hari icyanditswe kivuga ngo kivuga ngo dore hari ngo dukwiye gukorera Uwiteka hakiri ku manywa butari bwira. None niba ufite imyaka 25, 30, uko urumva atariho ku manywa hawe, niba ugera muri 60 uzaba ukivuye hano n'amaguru ugere Nyabugogo. Babwire. Ukwiye kuza mu ikanisa, uze wegere Yesu nawe azakwegera. Kandi yemwe ndabizi ubuzima benshi tubayemo, noneho dutanga amakuru yuzuye. Ubuzima benshi tubayemo sibwo buzima twifuza kubamo. Nawe ku mutima wawe hahoraho akantu kavuga ngo iyaba nari ngize umugisha nkabivamo. Umugisha rero tuzaturuka mu ijuru ngo ubone bikwituyeho. Ukeneye gutera intambwe ya mbere, ukegera Uwiteka, ukaza mu nzu y'Imana, ukatura, ugakizwa, ugakorera Uwiteka, ubusore bwawe bukamenywa na Yesu. Apana kurara mu gisimenti, apana kuja gukora ibyaha, kuko at the end of the day n'ubundi birangirira mu kwicuza. Sindabona umuntu wagiye gukora icyaha ngaza ashima Imana. Oya nkawe. Birangira avuze ati yewe ko nari nabaye gute? Ndi igipfu bigeze aha. Ariko uwo mwuka wa Satani utuma nyine udatera intambwe ngo ubivemo, ubireke. Uwo nguwo niwo natwe abakristo dufite gusengera kugira ngo ukurweho, kuko natwe ubwacu ntabwo twabyishoboje, ni ijwi ry'Imana gusa. Iryo jwi rero ndakwifuriza kuko iryo jwi ryagusanga rikakwemeza neza, rikakwemeza, rikakubwira ko ukwiye kuza mu nzu y'Uwiteka. Nibyo rwose tugomba gukorera Imana. Icyo cyanditswe bavuze kiri mu mubwiriza 12 ku murongo wa mbere. Abasore bafite imbaraga bagomba gukora batazicuza. Ngo sinejejwe nabyo. Sinejejwe nabyo, ariko yewe ni ikibazo. Imana nta kintu itavuze rwose, nta makuru yose yarayatanze. Kandi dufite umukoro wo gutangaza ubutumwa bwiza cyane, nico twahamagariwe cyane rwose. Hano gani Galilaya ni Samariya. Ubu rero tugiye gutibuka mu kindi gipindi rero cyo gucuranga. Uraza kutwereka impano rero ufite. Yewe impano ni impano. Banza bankukora kuri sendesum. Abantu babe nk'abumva igitaramo. Igitaramo tugiye kuririmba bukeya. Abandi bazagira amatsiko, bazaze kudutaramira. Mbese iyo Yesu ataza kupfira, nari kuwa mbere
Mesiya ndeka, ninde wari kuncungura ko ntawa bishobora. Mbese Yesu ataza kumfira, nari kuwa nde. Mesiya ndeka, ninde wari kuncungura ko ntawa bishobora. Yarambabariye anjiriwe bwite, anshira mu rugo mpinduka umwana we. Yarambabariye ambwiriwe bwite, anshira mu rugo mpinduka umwana we. Mesiya ndeka, ninde wari kuncungura ko ntawa bishobora. Nakuweho umwambaro w'isoni, nambika umwenda wera. Nakuweho umwambaro w'isoni, nambika umwenda wera. Nakuweho umwambaro w'isoni, nambika umwenda wera. None ubu ngubu usengera muri itorero Eric, nawe ugabanyije keyboard nitumara dusoze dusezera abantu. Ubu ngubu usengera muri itorero? Ubu nsengera Kabuga Foursquare Parish, Woodlight Parish. Yego. Uririmba muri korali yitwa Woodlight Worship Team. Yego. Urakoze cyane Eric, turagushimiye umutumirwa wacu. Imana yo mu ijuru bw'umugisha kuba wemeye kutwitaba kuri channel yacu ya Kuramya TV1. Ufite gahunda kuza dutumira abantu bafite ubuhamya ushobora gusubizamo abantu ibyiringiro. Aho ni sawa kabisa. Bakomeza mu kwizera no kugira ngo bakure mu gakiza. Mumeze neza, murarege kabisa. Abantu badukurikiye so bababwira iki? Uwiteka subscribe ko ari ibintu byoroshye. Uwiteka basabe badukorere subscribe. Oya, turarinda kubasaba. Niba wanezerewe, hesha umugisha icano nyabo. Yihesha umugisha, nta kundi kwihesha umugisha ni ukubakandira subscribe, you give share, comment, n'ibindi byose bishoboka, like, whatever comments, mubashigikire kuko bafite gahunda nziza. Kandi gushigikira umuntu ufite gahunda nziza nawe uba wigirira neza kuko bihesha umugisha, bitanga umugisha. Mwakoze, tuzasubira. Murakoze cyane abantu badukurikiye, abafite ubumuga tubabwire ko ejo hanyu ni heza. Imana kuba yarabaremye ibafitemo umugambi ukomeye cyane. Kandi dushimiye umutumirwa wacu, nimumukenera mwandike muri comment tuzongera tumutumire. Nta kibazo, murakoze cyane. Turahari kabisa.